Ashton Hall mu Rwanda uko uruzinduko rwe rushobora gukomeza kumenyekanisha u Rwanda ku isi ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Dore imbaraga za Visit Rwanda. Hari abantu basura igihugu bakagenda nk'abashyitsi basanzwe, ariko hari n'abandi baza bagahinduka igikoresho gikomeye cyo gutuma isi yose ibasha kumenya icyo gihugu. Uyu munsi u Rwanda ruri kuvugwa cyane nyuma y'uko umunyamerika wamamaye ku isi mu bijyanye na fitness, kwihangira imirimo ndetse no gutanga ubutumwa bwo kwiteza imbere yaje kubasura u Rwanda. Uwo nta wundi akaba azi ku izina rya Ashton Hall. Uyu yaje kuba agera mu gihugu cy'u Rwanda mu rukera rwo ku ijoro ryo kuwa 10 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Ariko urugendo rwe mu Rwanda ntabwo rwarugira urugendo rwo gufata amafoto gusa cyangwa amavideo. Oya siko kuri. Ashton Hall ari kumwe na Uwizeye uzwi ku izina rya Ashton Small cyangwa se Kagarara, ndetse na Yugenda Kushwa uzwi nka Indian Ashton Hall bagiranye ibiganiro ku munsi w'ejo hashize tariki ya 11 na Irene Umurerwa, umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo muri RDB. Ibyo biganiro byibanze ku rugendo rwabo mu Rwanda ndetse no ku mahirwe yo gukomeza kumenyekanisha ubukerarugendo bw'u Rwanda ku bantu benshi bo ku isi. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: kuki u Rwanda rushyira imbaraga mu kwakira abantu bafite izina nk'irya Ashton Hall? Ni iki gahunda ya Visit Rwanda imaze kugeza ku gihugu cy'u Rwanda? Ese kwamamaza igihugu binyuze muri siporo ndetse n'abakora amakontenti bishobora guteza imbere ubukungu bw'igihugu? Muri iyi nkuru turebera hamwe urugendo rwa Ashton Hall mu Rwanda, amateka ya Visit Rwanda, impamvu u Rwanda rwagiye mu bufatanye n'amakipe agiye akomeye ku isi nka Arsenal yo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa ndetse na Atletico Madrid yo muri Espagne, ndetse n'umusaruro ibyo byose byazanye cyangwa se bishobora no kuba byazaniye igihugu muri ubwo bufatanye no kwamamaza n'abo bantu bagiye batandukanye n'ayo makipe akomeye. Ese uyu Ashton Hall ubundi ni muntu ki ushobora gutangira gahunda zo kwamamaza u Rwanda? Ashton Hall ni umwe mu bantu bubatse izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga binyuze mu bijyanye na fitness, ubuzima buzira umuze ndetse no gushishikariza abantu gukora cyane. Amashusho agaragaza akora imyitozo, gahunda y'ubuzima ndetse n'uburyo bwo kwiyubaka, amaze gukundwa n'abantu benshi barenga amamiliyoni mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi mu migabane yose. Icyatumye arushaho kumenyekana si umubiri we gusa cyangwa se imyitozo akora, ahubwo ni ubutumwa agenda atanga muri aya mavideo cyangwa se muri aya mavideo agenda afata. Akunze kwibutsa abakurikirane amavideo yiwe ko intsinzi isaba kwihangana, gukora cyane ndetse no gukorera ku ntego. Muri iki gihe abantu bafite izina nk'irye bafite uruhare runini mu guhindura uko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. Video imwe yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ishobora kuba yagera ku bantu barenga amamiliyoni mu gihe cy'uko aba yabashije kuba yayishyira ku mbuga ziwe. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byatangiye kubona ko gukorana n'abanyabigwi nk'aba ngaba kuri interineti bakurikirwa n'abantu benshi aribwo buryo bushya bwo kwamamaza. U Rwanda narwo ruri gukoresha ubu buryo mu rwego rwo gukomeza kwerekana ibyiza rufite ku isi kugira ngo rubashe kuba rwakurura abakerarugendo ndetse n'ishoramari. Urugendo rwa Ashton Hall mu Rwanda. Uruzinduko rwe mu Rwanda, Ashton Hall yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye byatumye abantu benshi bamumenya. Yari aherekejwe na Uwizeye ndetse uzwi ku izina rya Kagarara, ndetse na Yugenda Kushwa uzwi nka Indian Ashton Hall. Kagarara ni umwe mu bantu bakora content b'Abanyarwanda bamaze kubaka izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga. Yagiye agaragaza ko ashaka gukoresha imbaraga za interineti kumenyekanisha u Rwanda ndetse no guhuza Abanyarwanda n'abandi bantu bandi bafite amazina akomeye bari mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Muri urugendo Ashton Hall yanasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi, aho yunamiye inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uru ruzinduko rwamuhaye amahirwe yo kumenya amateka arambuye y'u Rwanda ndetse n'inzira y'umusaruro u Rwanda rwanyuzemo, ndetse n'urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge n'iterambere aho bigeze ubu ngubu. Uretse amateka yabonye n'undi murongo w'u Rwanda rumeze uyu munsi. U Rwanda ruzi ku isi nk'igihugu gifite umutekano, isuku, ibidukikije byiza ndetse n'ahantu nyaburanga hatandukanye. Hari ingagi zo mu birunga, pariki y'Akagera ibamo inyamaswa zitandukanye, ishyamba rya Nyungwe ndetse n'ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu kuri aba batari bakeya. Iyo umuntu ufite abamukurikira benshi nka Ashton Hall ashangije abantu ibyo yabonye, bituma abantu benshi batangira kugira amatsiko yo kumenya aho hantu yagiye ndetse no kubona aho hantu heza yagiye nabo bakifuza kuba batembera cyangwa kuba bahasura. Ku RDB ubundi yahuye na Ashton Hall. Umugoroba w'urugendo, Ashton Hall nabo bari kumwe bahuye na Irene Umurerwa uyobora RDB, uyu nguyu akaba ashinzwe ibyerekeye n'ubukerarugendo. Ibiganiro byabo byibanze ku buryo bushobora gukomeza kugaragaza ubunararibonye bwabo mu Rwanda ndetse no kumenyekanisha ibyiza by'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Ibi bihuye n'icyerekezo u Rwanda rumaze imyaka rukurikira cyo gukoresha uburyo bushya bwo kwamamaza. Uyu munsi ubukerarugendo ntibukigarukira ku matangazo asanzwe, isi yarahindutse. Umuntu ashobora kureba video kuri TikTok, YouTube cyangwa Instagram agahita afata icyemezo cyo gusura icyo gihugu bitewe n'uburyo bwiza aba yakibonyemo n'uburyo bakimuratira kandi koko abibona no mu mashusho akabona n'ahantu heza. Niyo mpamvu uyu influencer ufite abantu benshi bamukurikira ashobora kuba nk'umuhagarariye cyangwa se umwambasaderi uhagarariye igihugu mu buryo butaziguye. Iyo agaragaje ahantu neza, umuco cyangwa amateka n'ubuzima bw'abaturage,
abagezaho ubwo butumwa ku bantu batari bakeya, bose bashobora kubona ayo makuru kuri aho hantu, bikaba byatuma bamwe na bamwe bumva bahakunze babasha kuba bahagenderera. Ese amateka ya Visit Rwanda ni ayahe? Mu rwego rwo gukomeza kumenyekanisha igihugu, u Rwanda rwashyizeho gahunda itandukanye ariyo Visit Rwanda. Intego yayo ni ukwereka isi ko u Rwanda atari igihugu gusa cyo kunyuramo cyangwa se cyo kuba wageramo wigendera, ahubwo ari ahantu ushobora no kuba wasura, gushoramo imari ndetse no gukora ubucuruzi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 u Rwanda rwagennye ubufatanye na Arsenal, imwe mu makipe azwi cyane ku isi. Ijambo rya Visit Rwanda ryatangiye kugaragara ku myambaro y'ikipe ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kwamamaza iki gihugu. Ibi byatumye abantu benshi ku isi batangira kumva izina ry'u Rwanda. Abafana ba Arsenal mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi batangiye gushakisha amakuru ku Rwanda, aho ruherereye ndetse n'ibyo umuntu yahakorera. Nyuma y'ubwo bufatanye, u Rwanda rwakomeje gukoresha siporo nk'umuyoboro wo kwamamaza. Haje n'ubufatanye nk'ikipe yitwa Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, ikipe ifite abafana benshi ku isi ndetse itwara n'ibikombe. Ibi byongereye abantu ndetse bigenda bihesha Visit Rwanda kugenda igaragara cyane cyane ku mugabane w'Uburayi, n'abantu benshi bagira amatsiko yo kumenya u Rwanda. Haje kandi ubufatanye n'ikipe yo mu gihugu yo muri Espagne izwi ku izina rya Atletico Madrid. Nubwo ubu bufatanye bugamije gukomeza kwamamaza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, icyo izi gahunda zose zihuriyeho ni kimwe: ni ukugira ngo umuntu amenye u Rwanda abanze yumve izina ryarwo, kandi iryo zina rimaze kumenyekana, amahirwe yo kubona abarusura, abashoramari ndetse n'abafatanyabikorwa agenda yiyongera kurushaho. Umusaruro ku Rwanda. Ikibazo abantu benshi bibaza ni iki: ese ibi byose byatanze umusaruro? Ubukerarugendo ni rumwe mu nzego z'ingenzi mu bukungu bw'u Rwanda. Abakerarugendo baza mu Rwanda batanga amafaranga afasha mu bikorwa bitandukanye birimo amahoteli, ubwikorezi, ubuyobozi bw'ingendo, abakozi bo mu bakerarugendo ndetse n'abaturage babona akazi muri uru rwego. Nk'uko RDB yagiye itangaza, ubukerarugendo bwakomeje kuzamuka nyuma y'ihungabana ryatewe na Covid, ndetse bukomeza kugenda buba isoko ikomeye yo kwinjiza amafaranga menshi ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko inyungu ya Visit Rwanda ntabwo ipimwa gusa n'amafaranga, hari n'inyungu yo kubaka izina ry'igihugu. Uyu munsi abantu benshi bazi ku isi igihugu cyitwa u Rwanda ko ruri mu bihugu byiza kandi bifite n'umutekano n'isuku ihambaye. Bazi ko ari igihugu gifite umutekano, isuku ndetse n'ibyiza nyaburanga, ndetse n'ubushobozi bwo kwakira abashyitsi barugana. Uruzinduko rwa Ashton Hall mu Rwanda rugaragaza ko isi y'uyu munsi yahindutse. Kumenyekanisha igihugu ntibigikorwa gusa binyuze mu nzira za kera. Uyu munsi umuntu ufite telefone, kamera ndetse n'abamukurikira benshi ashobora kugira uruhare mu guhindura uko abona isi cyangwa se abona n'igihugu. Ashton Hall na Kagara ndetse na Indian Ashton Hall bashobora kuba bamwe mu bantu bazafasha abantu benshi kumenya byinshi ku gihugu cy'u Rwanda. Kandi ibi byose biri ku murongo umwe na gahunda ya Visit Rwanda imaze imyaka yubaka igihugu cyacu mu rwego mpuzamahanga, mu buryo igihugu cyacu kirebwamo. U Rwanda rukomeje kwerekana ko ubukerarugendo atari ugusura ahantu gusa, ahubwo ari uburyo bwiza bwo guhuza abantu, guteza imbere ubukungu ndetse no kubaka ejo hazaza. Ese ubona gukorana n'abanyabigwi nka Ashton Hall bishobora gufasha iki u Rwanda kurushaho kuba rwamenyekana? Tanga igitekerezo cyawe muri komenti tubane.